ni kuri Kiroso Filme TV ni hahandi twagarutse tubagarukanira ibyiza umunsi mwiza ibihe byiza ibihe bidasanzwe aho twongeye kandi guhura nawa mutipe muzi from Washington inshuti y'umukobwa muzi cyane mwamenye ku binyamakuru bitandukanye bita Fanny mama cyangwe uyu n'umusheri we rero guturuka Washington DC aho ari mu rukundo nawe twongereho guhura nawe ndagira ngo yongera bibwire bushyashya mwongere mu mumenyi mwiriwe neza sawa tumeze neza turashima Imana abantu rero kuri Kiroso Filme TV bamaze iminsi bagukeneye bashaka kongera kumenya ngo ese Fanny aho wa musore ntiyamubereye nk'abandi bandi byifashe bite bibwire wongere ubibutse n'amazina yawe barabizi neza ko uturuka Washington ariko hari amakuru atimbitse bafite wongere ubibwire none dukomeze nkuko bisanzwe nitwa Rwema Gilbert niyo mazina yanjye Rwema Gilbert derukana dukora surprise tugutungura ariko niwe watunguye gusa kuko Fanny we yari yaratubwiye ko azatwereka umukunzi we ubwo twasangaga wamusuye muri mu rugo muganira iby'urukundo rwanyu uyu munsi wa none bigeze he birakomeje nta kibazo nta nkomyi bihagaze neza cyane abantu bari kwibaza batese dukurikije amavamuhira Rwema rw'ushikivi Rwema rw'inganzo yaturukanye Washington nta gutinda babonaga neza utararuta mujyanye uyu munsi wa none uti muracyabirimo nese muracyakunda murakiga imishinga bigeze ahanini nari naje nje kumureba ariko hari n'utundi gahunda tw'utu business kaka business kari kanzanye nibyo nabanje kugira ngo nirukankemo gatoya ariko nyuma yaho turi bukomeze izindi gahunda ubu rero nagiraga ngo bimwe bijye ku ruhande dukomeze ibyacu abakurikiye Kiroso Filme TV rero unisheri wa Fanny muzi Fanny w'icyamamare Fanny watambutse ku mbuga nkoranyambaga agaragara mu basore benshi bagiye batandukanye bagiye bagirana imishinga itarangira bamwe bigapfira imbere y'itangazamakuru abandi bigapfa ku munsi w'ibirori uyu rero ni wa musore wavuye Washington wamukundiye uburyo yaciyemo bugufi uburyo yasabyemo imbabazi uwitwaga Kiroso bari bafitanye ibihe bidasanzwe byaje kuvamo na fight zidasanzwe ku mbuga zimwe na zimwe ariko we nibyo yamushimiye ngo yabonye ari umukobwa uca bugufi umukobwa usaba imbabazi bimutera kuva muri Amerika US Washington DC azaje kumureba uyu munsi wa none muramwumva rero imishinga ngo irakomeje ngo yaje kubanza kugira ibyo atekereza mu Rwanda niwe mushinga uri mu planifia gukorera hano mu gihugu cyacu ubucuruzi ariko na Washington uracuruza yego none se ko nduzi Fanny mutari kumwe uri kubikora gute nundi uzabyikorera cyangwa oya ntabwo nzabyikorera n'ubu ngubu musanze wenda agiye ariko yararahangaha ni ukuvuga urimo urashaka kwiga imishinga yo kubanza kumumenyereza kugira ngo umubwire ikintu yakora umwereke icyo yakora yego gira icyo ubwira rero abantu bakurikiye Kiroso Filme TV kugira ngo turebe ese koko Washington DC uyu musore acururizayo akorerayo ingamba ziwe se arimo arashaka kumenyereza Fanny ni iki business urimo ushaka gukorera hano Fanny ayifitemo uruhe ruhare kuko Fanny ni umupatina wanjye ndumva ntabwo navuga ngo afitemo uruhe ruhare kuko ibyanjye nibyo uravuze ngo ni umwunganizi wawe umwunganizi wanjye ubwo ni ukuvuga business urimo ushora business ushaka gukora mu gihugu Fanny niwe muri gushaka kuzifatanya ese Fanny nimumara kuzifatisha hano mu Rwanda zigakomeza zigakomera muzaba mukigiye Washington cyangwa Fanny azaguma hano wowe wongere wigendere oya iki gihugu cyacu turagikunda nanjye ndi umunyarwanda naho nakuriye biba ngombwa ko mpindura ubuzima njya muri Amerika ariko bidavuze yuko ubuzima bwanjye cyangwa se ibyifuzo byanjye nabikomereza mu gihugu cyacu abakurikira Kiroso Filme TV rero uyu ni wa mutumirwa mwari mwasabye ko twagaranga mugira ibyo mubaza nyuma yuko mubona ibirori yari mategura na Fanny biri gutinda none se ubu urasezeranye iki abakunzi ba Fanny cyangwa ba Kiroso Filme TV kuko Fanny benshi biteguye kumutwerera biteguye kumuba inyuma bagashyigikira ubukwe bwiwe ni wadutangariza igihe wumva uteganya gukora ubukwe na Fanny yego ntabwo nakubwira wenda ngo umunsi n'uyu ariko ni vuba bitewe nuko tuzabiganira n'ibitekerezo azampa nuko nawe abyifuza
iyo abantu babiri bishyize hamwe nta kibananira. hariya kamerama vuba ni igihe cyangwa igihe ni inyito y'ikintu ubwo nyine ntabwo nakubwira ngo umunsi ni uyu nguyu ariko uko ndumva ari vuba. iyo uvuze rero ngo vuba ubundi abantu bumva byinshi. ubu ngubu n'ejo duhuye tukavugana ukambwira ngo ni vuba twakumara vuba. wigeze ujya kwikopesha muri botike Washington isundi mu mwakwikopesha bazi se ukiri mu Rwanda nk'ababyeyi cyangwa nk'inshuti nta muntu yigeze ajya kwikopesha muri botike? nta kantu waba uzi bandikaga muri botike? bimwe ngo ideni n'ejo. Ideni n'ejo. none iyo umuntu yabwiraga undi ngo ideni n'ejo hari impinduka y'ideni n'ejo ibaho? ariko impamvu wenda ni uko nta tariki iri precise iriho. niyo mpamvu nanze kuvuga ngo so karagaciyemo murabizi abantu mwese mwikopesha mukuri Kiroso Filime TV boutique nyinshi bandikamo ngo ideni ejo kandi iyo uvuye no munsi ejo ugasubirayo usanga handitsemo ngo ideni ejo ubwo rihora rejo. niho nari impereye nibaza ibyo Rwema yaravuze ati ni vuba rero nabyo si igihe bibaye byiza rero bwana Rwema mwategura igihe byibura tukazongera kubatumira kuri Kiroso Filime TV mutubwira ngo twafashe itariki. nibyo turimo noneho n'abantu babona uko batangira gutwerera nese bajya batangira mutwerere nka Kanyombya bitwerereje kuri nyina wambogo nta buko afite. ntabwo dushaka wenda abatwerera batazi wenda n'impamvu batwerereye ariko turashaka bamushyigikire bazi n'impamvu bamushyigikiye. ntabwo dushaka kubyirukansa cyane kugira ngo bakunde bamutwerere ntabwo ari byo dushingiye. turashaka kugira umuryango kandi ushyigikiwe n'abantu. Rwema urakoze cyane ku myiteguro myiza urimo we na Fanny. mw'iyi minsi ya none nabonye Fanny yarahindutse abasore benshi bajyaga bamukurikirana abo nawe yabagamo ntabwo ari ukumusebya ngo uramwanga kuko mu byo wamukundeye nacyo kirimo. urabizi neza ko yari afite abasore benshi bamukurikiye abasore benshi bamwiruka inyuma. uyu munsi wa none waje kubera ibigwi by'ibyo wabonye Fanny akora. ndibaza kandi nta bindi bigwi wabumubonanye ni imbabazi wabonye ko azi gusaba imbabazi ariko none buriya nawe yaba agira ngo azakurejete nyuma. umuntu ni mugari ntabwo wapfa kumenya ibyo umuntu atekereza ariko wenda nkurikije uko tuganira uko tumaze kugeraho ntabwo ibyo nabimutekerezaho. murakoze cyane. ubundi urugo rwubakwa n'inama rwubakwa n'icyizere. ahantu hatari icyizere ntabwo urugo rwakomera. ndagira ngo rero mbifurize imishinga myiza kuko sinavanga urugo rwiza kuko nturamurarana wamuraranye buriya nakwifuriza urugo rwiza kugira ngo kuko wabona rwumva nyine urugo rega umuntu arwumva rufite. reka mbifurize imishinga myiza kandi mu izina rya Kiroso Filime TV nka MC Peter umunyamakuru wa Kiroso Filime TV nagira ngo mbabwire ko turabashyigikiye umunsi ku wundi tubari inyuma tubari iruhande kandi tuzabafasha ahubwo mwebwe gusa kubite hasi muri ukuntu mutwibutsa gutoragura amabuye ubundi tukabarasiya imvura y'amafaranga mu kare ukuntu ikirori kigenda neza. Fanny arazwi utagira ngo Washington DC niwe uzwi wenyine na Fanny hano mu Rwanda arazwi kandi u Rwanda ubundi ni Amerika y'ikirenga jya wongera ngo US y'ikirenga. so rero reka ngushimire niba hari ikintu wumva rero urabona ko tugusuye mutari kumwe niba hari icyo wumva wamubwira umukunzi wawe niwe mbere ya bose. ubundi abantu badukurikiye muri Europe bariyo Amerika bariyo na Washington DC aho uturuka aho ukorera bariyo abo washaka gusuza rero wabasuza nta kibazo. ikintu wenda nabasha kuba navuga umukunzi wanjye we aranabizi tubiganira umunsi ku munsi ndamukunda kandi ndamukunda cyane ibyiza byose kandi ndamwifuriza kandi ndabizi ko nawe abinyifuriza n'abakunzi be kandi n'abakunzi bacu. icyo nababwira ni uko tugiye kubikora vuba bitazarambirana bazabona ibyo bifuza kandi bamukundira kandi nawe banamwifuriza nk'abakunzi be. murakoze. murakoze cyane. reka rero nongere nibutsa abakurikira Kiroso Filime TV ni hahandi tujya duhurira kuri za screen za Kiroso Filime TV. abadukurikira abatureba ni subscribe ni like ni comment ndetse na share kugira ngo tujye turushaho kubagezaho ibyiza. umunsi mwiza.